Ni iby'umunezero kongera kuboneka hano kuri Pure Gold TV, TV y'abakristo, TV ibagezaho ibiganiro byo kububaka cyane cyane mu nzira y'Imana. Uyu munsi wa none ni umunsi twongeye gushima Imana kuko yatwongeyeho umunsi wo kubaho kugira ngo twese tunezerwe kandi twishime. Uyu munsi wo kuwa gatandatu itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere 2024 ni umunsi tugiye gukomeza tureba icyo Imana itwigisha cyane cyane mu ijambo ryayo. Uyu munsi rero ni umunsi navuga ngo ni iminsi 6 irangiye twinjiye mu mwaka mushya w'2024. Niyo mpamvu nongeye kunezezwa no gukomeza kubifuriza umwaka mushya muhire w'imigisha. Ejo hatambutse twarebye ijambo ridukomeza, ijambo ryiza cyane ryo kureba ukuntu muri Yesu mu izina rye harimo ubushobozi. Harimo ubushobozi bwo gukiza, bwo kubohora ababoshye. Cyane cyane twabonye umugabo wari ufite akaga gakomeye cyane. Wari uboshywe n'abadayimoni, wari ufite abadayimoni muri we 2,000. Abadayimoni 2,000 bamwinjiyemo barangije bamuhindura umusazi. Bamuha imbaraga nyinshi cyane atari afite. Akajya akora ibintu bikomeye biteye ubwoba. Bene wabo cyangwa se umuryango we bakamuboha kuko nyine yari yabaye umusazi. Bakamubohesha n'iminyururu kugira ngo agume hamwe. Urumva ko yanarwanaga cyangwa yakoraga n'ibintu biteye ubwoba. Kubera abo badayimoni 2,000 bari bamurimo. Bamubohesha iminyururu akayigutura akayica. Kuko abadayimoni bari baramuhaye imbaraga zidasanzwe. Ndashaka kukubwira ko imyuka mibi ibaho. N'uyu munsi wa none iriho. Ariko nta bushobozi ifite kuri Yesu Kristo. Icyo gihe Yesu Kristo yabaga mu isi muri icyo gihe, iyi nkuru nkwibutse ko tuyisoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 5. Twarasomye ejo dusanga ko uwo mugabo yari afite imbaraga zidasanzwe kubera abo badayimoni. Arangije bamukura mu rugo, bamwambika ubusa, ahinduka umusazi, ajya kuba mu marimbi. Akajya asakuza, akajya avuza induru, noneho baramurushya pe, araruha, ahinduka umusazi. Abantu barumirwa nyine, babura icyo bakora. Urumva bene wabo bakoze ibishobotse byose ngo bamuvuze ariko birananirana. Umunsi umwe Yesu arimo atembera ari hano ku isi. Yesu Kristo umwana w'Imana waje hano ku isi kutuzanira inkuru nziza y'agakiza, yagendaga akiza n'abarwayi, akirukana n'abadayimoni. Umunsi umwe aragenda ajya muri ako gace aho uwo mugabo yari ari muri ayo marimbi. Abona Yesu aramumenya. Abo badayimoni twasomye ko muri ijambo ry'Imana bamenye Yesu Kristo. Baramumenya maze ariruka yambaye ubusa gutyo. Aragenda abwira Yesu Kristo atuje kunyica. Arataka cyane atuje kunshwanyuza. Ariko siwe ni abadayimoni. Ati wowe umwana w'Imana yera uje kunyica no kunkuraho. Icyo gihe rero Yesu Kristo kuko afite imbaraga yakoresheje ijambo rye uko twabibonye mu ijambo ry'Imana avuga ati musohoke, sohoka muri uyu mugabo. Abadayimoni 2,000 ako kanya barataka barasohoka bamuvamo, umugabo arakira aba muzima. Ahangaha impamvu mbisubiyemo ni ukugira ngo nkwereke nkwibutse ko muri Yesu harimo imbaraga zo gukiza umuntu wari uruhijwe nk'uwo, wari waratewe n'abadayimoni gutyo. N'uyu munsi wa none Yesu Kristo aracyakira icyo yakoze icyo gihe, n'uyu munsi aracyagikora. Izo mbaraga ziracyahari. Hari n'ibindi indwara zikomeye cyane zirenze izo Yesu akiza. Icyo rero Yesu agikorera kugira ngo ubwami bwe bumenyekane. Nta kindi gituma akiza izo ndwara. Twibuke ko yamaze gukiza uwo mugabo, amaze kuhoka, amaze gukira neza. Uwo mugabo aramubwiye ati ese nagukurikira twakwijyanira? Ariko Yesu aramusubiza atoya, ahubwo subira iwanyu, genda ba bandi bakubohaga uri umusazi ubabwire ko Yesu yagukijije. Ubabwire ibitangaza umwami yagukoreye, ubabwire ibitangaza Imana yagukoreye, ubabwire ko wabohotse, muri make ubaho ubuhamya. Impamvu Yesu Kristo akora ibyo,
ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro kandi ubwami bwe bwaguke. Abamenye ibyo bitangaza, abamenye ko Yesu Kristo yakijije uwo mugabo, barakijijwe, bakiriye Yesu, bagize inyota yo kumumenya, nabo baramumenye, baramusobanukirwa, baramwakira, ubwami bw'Imana buriyongera. Uyu munsi wa none Yesu Kristo akora ibitangaza muri twe kugira ngo abantu bakizwe. Iyi niyo ntego yazanye Yesu. Nta kindi gituma adukiza uburwayi, atwirukanamo abanyagwa b'abadayimoni, akiza abantu gutyo muri ubwo buryo bwose, ni ukugira ngo ubwami bw'Imana buze muri we, ni ukugira ngo abantu bamenye agakiza, ni ukugira ngo abantu biyongere ari benshi, mu ijuru tuzabe benshi, ikuzimu kwa shitani hazaba ubusa. Iyo niyo ntego y'Imana, iyo niyo misiyo yazanye Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma akiza abantu, bene data. Nta kindi. Nubona abantu babandi ngo baderivura, bakiza abantu bashaka amafaranga cyangwa indi ntego, uzavuga uti iyi ntabwo ari Bibiliya, ntabwo bihwanye n'ijambo ry'Imana. Kuko intego yo gukiza abantu abadayimoni, intego yo gukiza abantu uburwayi, ni ukugira ngo dutange ubuhamya, ni ukugira ngo haboneke ubuhamya, ni ukugira ngo dutange ubuhamya, abantu baze kuri Yesu ari benshi, haboneke intama nyinshi, haboneke abakizwa benshi, ubwami bw'Imana bwiyongere. Iyo niyo ntego, bene data. Uyu munsi wa none turakomeza n'ubundi tureba muri iki gice cya 5 cyanditswe na Mariko, tureba abandi bakize, abandi Yesu yakijije, kuko yaje gukiza, kubohora, kudukiza ibyaha no kudukiriza imibiri, kugira ngo Imana Data wa twese imenyekane. Yaje ari impuhwe, yatuzaniye agakiza ku buntu, atuzanira izo mpuhwe z'Imana. Imana ishimwe cyane. Dusanga rero ko muri iki gice n'ubundi hari abandi yakijije umudamu wari umaze imyaka 12 mu mugongo, bisobanura yavaga amaraso imyaka 12 yose, nta guhumeka, ava amaraso muri we, ngo yatanze ibye byose, niko ijambo ritubwira, atanga ubutunzi bwe bwose, ayivuza mu bapfumu, yivuza mu baganga, ajya ahantu hirya no hino, ariko ntawabashoboye kumukiza imyaka 12 yose. Aza kumva inkuru ya Yesu, aragenda aramwegera. Hari abantu benshi cyane, ahantu hose Yesu yageraga huzuraga ngo abantu benshi cyane. Aragenda aravuga ati muri we, aribwira muri we, aravuga ati ninkora nibura ku gishura cye ndahita nkira. Uko niko kwizera k'uwo mubyeyi. Yaravuze ati nibura ningenda buhoro ngakora ku gishura cye ndakira, kuko Yesu yambaraga amakanzu. Ati nibura ninkora ku kanyita k'ikanzu ye njyewe ndakira. Nicyo yibwiye. Hari abantu benshi cyane, aragenda arasesera, aratwarana, arasesera uwo mubyeyi kubera agahinda n'umubabaro. Aragenda yumvise inkuru ya Yesu ko akiza, aragenda amukora, amukozeho uwo mwanya, ariko uwo mwanya arakira, amaraso ahita akama imyaka 12 yose ntiyongera kuyibuka. Amen. Gukora kuri Yesu harimo gukira, kwizera Yesu Kristo umwana w'Imana harimo agakiza. Ukira icyago nk'icyo cyakurembeje, icyo tubura ni ukwizera. Kwizera nirwo rufunguzo, kwizera nicyo kintu cy'ingenzi. Ninizera ibintu biratungana, niwizera biratungana ako kanya. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yari araho mu bantu benshi cyane, yahise abimenya ko imbaraga zimuvuyemo, arabimenya, arahindukira ati ninde unkozeho, ararangaguza amaso ati ninde unkozeho. Abigishwa atari ko se mukiza Yesu Kristo rwose, urabona abantu ibihumbi n'ibihumbi baragukikije, barakubyiga, ngo ninde unkozeho? Ariko si icyo yavugaga. Yaravuga ati ninde unkozeho, ninde unkoreye ku mwenda. Yarabimenye ko hari umuntu ukiza icyago. Kumukoraho we byavugaga ikindi kintu gikomeye. Ni nkaho yavuga ati ninde ukize icyago, ninde imbaraga zanjye zimvuyemo ndabyumvise. Hari igitangaza gikoretse. Yavugaga mu rurimi rw'ijuru, mu rurimi rw'umwuka, muri divine language, ati ninde unkozeho? Who has touched my clothes? Who touched me? Ninde unkozeho?
rwari ururimi rw'umwuka rw'imbaraga, ntabwo ari ururimi rusanzwe, ntabwo ari ukumukoraho gutya gusa bisanzwe, byari ukumukoraho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umwuka, mu mbaraga z'Imana. Yahise abyumva ati ninde unkozeho. Haleluya. n'uyu munsi wa none kora kuri Yesu mu buryo bw'umwuka, kora kuri Yesu urahita ukira. Natwe tugire kwizera nk'uyu mubyeyi yahise akira, kuko muri Yesu harimo imbaraga, muri Yesu harimo gukira, muri Yesu harimo ubushobozi. Gusa izere, nanjye ni uko kandi niko bigomba kugenda. Wa muntu wawe arakira, wa muntu wanjye arakira, byandi byananiranye birahita bitungana. Ni ukuri pe, reka Imana idufashe ahubwo dusengerane, dusaba uku kwizera nk'uko uyu mubyeyi Yesu avuze ati aze kuvuga ati ntunkozeho, ninde usenze, ninde wizeye umunsi wa none. Haleluya. Ijambo ritubwira kuko Yesu yari ari kera, uko yari ari kiriya gihe, ubushobozi yari afite n'uyu munsi arabufite, kandi azahora abufite iteka ryose. Reka rero bene data, natwe twigire kuri ibi bitangaza, twigire kuri iri jambo, twigire kuri aka gakiza, twigire kuri Yesu uyu munsi wa none, twigire kuri uyu mubyeyi wavuze ati ninkora kubishura gusa ndahita nkira. Ukwizera ni ukwizera gukomeye. Icyo gihe hari umutware nawe wo mu isinagogi y'icyo gihe witwaga Yayiro, yari afite akana gato k'agakobwa gafite imyaka 12, kari kararembye cyane. Ntabwo bavuga indwara yararwaye, ariko kari karembye, kari hafi gupfa. Araza yikubita hasi ya Yesu, arapfukama aravuga ati nyamuneka mukiza, mbabarira uze ujye gukora ku mwana wanjye, agakobwa kanjye karenda gupfa, kararembye, ugakoreho karakira. Yesu aremera. Ariko mu gihe yari akiri aho ngaho, haza abantu bavuye mu rugo rw'uwo mutware Yayiro, baramubwira ati wikwirirwa urushya Yesu Kristo, wikwirirwa urushya umutware, wikwirirwa urushya umwigisha, wikwirirwa urushya Yesu, uramuruhiriza iki? Byarangiye, umwana yapfuye, agakobwa kawe karangiye, byarangiye, yapfuye. Ariko Yesu arabyumva aravuga ati oya, ntabwo yapfuye. Barajyana, bahita bajyana mu rugo k'uwo mutwara ako kanya, kuko Yesu Kristo yagiraga urukundo, yagiraga impuhwe. Yesu Kristo yari umuntu mwiza cyane. Yesu Kristo yaje gukiza, yaje gutabara, yaje gutanga ubuzima. Amena. Aragenda abwira ka kana, aragasanga, arakabwira ati we haguruka. Afata ukuboko kwe, afata ukuboko kw'aka gakobwa, aramubwira ati haguruka, get up, haguruka ugende. Akana karahaguruka, kari umurambo kapfuye. Umukobwa arahaguruka da, akana k'imyaka 12 k'agakobwa. Urumva kuko kari kanarembye, niyo mpamvu bakita agakobwa. Agakobwa gato kari karananutse, kararembye, nta kigenda, akana karahaguruka. Yesu Kristo yavuze ijambo rimwe gusa hano ku murongo wa 41. Hano mu Cyongereza bavuga ngo he took her by hand and said to her, Talitha kumi. Bisobanura ngo little girl, I say to you, get up. Aramufata ukuboko, aramubwira ati Talitha kumi. Bisobanura ngo umukobwa muto. Aramubwira ati haguruka. Yakoresheje iryo jambo gusa, haguruka, haguruka. Yarategetse, yakoresheje gutegeka, yarategetse. Yesu Kristo ati mukobwa muto, mwana muto, mukobwa, gakobwa gatoya, haguruka. Yari yapfuye, byarangiye. Bari barabivuze, yarangije, byarangiye, abantu barize baboroze, arategeka gusa. Yesu Kristo arategeka, akoresha ubutware, ategeka urupfu rukava mu bantu, ategeka uburwayi bugahunga, ategeka abadayimoni bagahunga. N'uyu munsi wa none aracyabikora. Inkuru nziza nuko yavuze ati abankunda bankurikira mbahaye ubushobozi, mugende mu isi, muvuge ubutumwa bwiza, mwirukana abadayimoni, mukize abarwayi, musengera abantu barakira ku bw'izina rya Yesu, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge bene data, dusenge dusaba kwizera, kumvira, kwemera, gukoresha izina rya Yesu, dufite autorite, dufite ubutware twarabuhawe, maze abantu bakire, kugira ngo ubwami bw'Imana bwiyongere, abantu benshi bakizwe, twubaka ubwami bw'Imana dukoresha ibitangaza, dukoresha intwaro z'Imana yaduhaye,
kandi tuvuga tuti Yesu Kristo ariho, uko yari kera umunsi niko ariho kandi niko azahora iteka ryose. Mana data turagushimye, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye ko nta kikunanira, turagushimye ko mu izina ryawe harimo ubutware, mu izina ryawe harimo ubushobozi, mu izina ryawe harimo imbaraga. Turagusabye umunsi wa none ugira icyo ukora, twigishe cyane cyane kwizera, twemere imbaraga zawe, muri wowe harimo imbaraga. Saba umuntu wese ufite ikibazo cy'abadayimoni, ufite ikibazo cy'ataka ya Satani, kugira ngo umukize umunsi wa none. Ndirukanye Satani mu butware bwawe Yesu Kristo, mu mbaraga zawe. Ndirukanye Satani mu izina ryawe, ndirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Bohora uriya muntu wabaye atake, bohora uriya mugabo wagize atake, bohora uriya mwana, bohora uriya mukobwa, uriya mugabo, umubohore mu izina rya Yesu. Ndagushimye ko ubikoze. Ndasabira umuntu urwaye indwara ikomeye iyo ari yo yose, wenda uwo muntu nawe ari kuva amaraso, yanze gukama imyaka myinshi, ndamusenge mu izina rya Yesu ngo umukize akame. Ndasabira uriya mwami Yesu Kristo watatswe mu buryo bwose, akaba arwaye kanseri, ndayikuyeho mu izina rya Yesu. Mpagararanye n'umuntu umwami urwaye igifu, ndawukije mu izina rya Yesu. Kizwa na Yesu siye, urakize mu izina rya Yesu. Ukoresheje ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu kugira ngo ukire. Urakoze Mana, ubikoze byose bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data twari kumwe, nagira ngo mbashimire umwanya mwafashe kugira ngo tubane kuri uyu murimo w'Imana, kandi dushima Yesu Kristo kuko yari ari kera, umunsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Reka dukomeze tumwizere kandi dukora ibyo dukora, twemera gukora ibyo yatuhaye, dusengera abarwayi, twirukana abadayimoni, tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bakizwe. Mu ijuru hazabe benshi, kuzimu hazabe zero. Haleluya. Reka tubikore rero, maze twubake ubwami bw'Imana hamwe. Tuzakomeza itaha. Niba utarakora subscribe, ubikore uyu munsi. Niba ufashijwe kandi oherereza abandi ku mesaje, kandi ikindi dukomeze gusengera, ndamusengera n'abasengere, dukomeze kubaka ubwami bw'Imana dukoresha ibi byose ijambo ry'Imana, kandi dukoresha no gusengera abarwayi bakire, habeho ubuhamya, kuko ubundi buhamya butuma benshi bakizwa, iyi si ikeneye gukiza, iyi si ikeneye gakiza. Uyu muhunda w'isi ni igishushanyo cy'isi tugomba kubwirizamo ubutumwa bwiza, kandi abantu bakihana, tugasengera n'abarwayi bagakizwa. Gutyo benshi buzuye hano bakaza mu bwami bw'Imana, tukazajya mu ijuru tubesheje Imana. Ni ukuri, reka dufatanye kubaka ubwami bw'Imana. Yesu Kristo natwe ari ati mugende muvuge ubutumwa bwiza, nzabana nawe. Muvuge ubutumwa bwiza kuri YouTube, muvuge ubutumwa bwiza kuri WhatsApp, muvuge ubutumwa bwiza kuri Facebook, muvuge ubutumwa bwiza mu baturanyi, aho ari hose. Reka tuvuge ubutumwa bwiza, twamaze ubutumwa bwiza. Yesu arahari. There is a power in the name of Jesus. Hari imbaraga mu izina rya Yesu. Mutinye kandi kumenya. Hallelujah. Harimo imbaraga mu izina rya Yesu. Hallelujah. There is an army rising up. Hallelujah.